Nyuma y'iminsi myinshi muri APR harimo ibibazo byinshi bitandukanye, ibibazo bijyanye n'imiyoborere aho wasanga ikipe idafite SG, kuko nyuma y'uko hari SG wayo Ritard Muyango avanwe kuri izo nshingano, ikipe yabagaho nta muyobozi igira witwa team manager Major Kavuna ariwe warafitaga inshingano zose, kandi bikaba bisanzwe bizwi ko team manager ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abakinnyi adashinzwe ubuyobozi bw'ikipe, kuko n'abantu bajyanye n'ikipe mu gihugu cya Misiri cyangwa se mu mikino ya Sekafa yitabiriye APR yitabiriye iminsi ishize, bose bavuga ko umuntu witwa Kavuna ari waba ushinzwe n'amafaranga ya delegation, wari ushinzwe ibintu byose. Ubu ngubu akaba ari we wari ushinzwe n'intwari wayoboraga ikipe, dore ko umuyobozi wacyo Brigadier General Deo atajya akunda kuboneka cyane, umva n'umusirikare ukiri mu nshingano ufite aho ayobora ibindi n'izindi nshingano bafite. Rero urumva ko abakeneye umuntu uba mu ikipe buri munsi, team manager Major Kavuna ni wabikora byose. Ibi rero yabikoraga ugasanga n'ubundi mu ikipe harimo ibibazo by'abakinnyi bamwe batumvikana nawe, hajemo abakinnyi b'abanyamahanga nka si n'abandi benshi cyane umva bahora bashwana nawe ngo batumvikana. Ndetse n'umukino muzabaye muri weekend ya APR akinaga Pyramide mu Misiri, abakinnyi batakinishwa bakekwa ko ngo kuba bari bagiye kugambarira ikipe, byose bikavuga ko bituruka mu bwumvikane buke buri hagati y'uwo Major Kavuna team manager w'ikipe afatanye nabo bakinnyi. Ubu rero APR ikaba yashyizeho umunyamabanga mushya usimbura wari usanzwe uriho Ritard Muyango, akaba bajeho umunyamabanga mushya. Umunyamabanga w'ikipe ni umuntu ukomeye cyane, kuko ari urebwa n'ubuyobozi bw'ikipe, imibereho y'abakinnyi, imibereho y'ikipe, abandi bakozi bose, ubuzima bw'ikipe muri rusange. Ariko team manager burya we abarebwa n'imibereho n'ubuzima bw'abakinnyi, ntabwo ari ubuzima bw'ikipe. Niyo mpamvu usanga ikipe muri iyi minsi igiye igira rezilita mbi, kubera ko bavuga ko abayobozi nk'uwo wavuyeho nawe hari ibyo bamuregaga kuba atarayoboye ikipe nabi. Ibyo byavaho none ugasanga n'ikipe imbere harimo, kuko baravuga ko minsi ishize hari ikibazo cyavutse mu bakinnyi hagati. Umuyobozi w'ikipe Major General Brigadier General Deo, aho yari ari mu kazi ke mu majyaruguru, abibazwa na CDS n'umunyamabanga n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo, kandi byavuye kuri team manager aho kugira ngo bimenyeshe umuyobozi w'ikipe, ajya kubimenyesha abayobozi b'ingabo bandi, kandi yagombye kumenyesha daboro umuyobozi w'ikipe. Umuyobozi w'ikipe akaba ari umenyesha wenda abayobozi b'ingabo bakareba uko babikemura. Ariko team manager Major Kavuna yahise asimbuka inzego, aragenda kumenyesha aba CDS ariwe General Major Mubaraka Muganga, umuyobozi w'ikipe w'icyubahiro, nuko ari umuyobozi w'ingabo nyine, umuyobozi w'ikipe w'icyubahiro ajya kubimenyesha atabimenyesheje umuyobozi w'ikipe ubu barashyizweho n'abayobozi b'icyubahiro b'ikipe b'abayobozi b'ingabo. Kuko urumva baba barashyizeho Brigadier General Deo kugira ngo azayobore ikipe mu gihe kuko batabishoboye badafite umwanya kuba izindi nshingano bafite. Tuvuga nka Mubaraka Muganga n'umuyobozi w'ingabo n'uyu mugabo w'ingabo, niba ari umugabo w'ingabo rero kugira ngo azamenye ibibazo by'ikipe bya buri munsi hari ibintu bigoye. Niyo mpamvu bashyiraho umuyobozi wa APR. Niba hari ikibazo cyabonetse muri APR rero, ubwo team manager akimenya agomba kukimenyesha umuyobozi wa APR. Umuyobozi wa APR yaba atagishoboye akakimenyesha abayobozi b'ingabo ba Nyakuba General Major Mubaraka. Ariko igitangaje nuko team manager w'ikipe ikibazo cyaravutse ngo akimenyesha umuyobozi w'ikipe, asimbuka ajya kukimenyesha umuyobozi w'ingabo asimutse indi. Ahubwo umuyobozi w'ikipe Brigadier General Deo ajya yumva ubuyobozi bw'ingabo baramuhamagaye bukimubaza. Ubwo urumva ko byari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu APR yashyizeho ubuyobozi bushyashya. Rero ubuyobozi bushyashya wagiye ubu ngubu ni umunyamabanga w'ikipe usimbura Ritard Muyango, hagiye umuyobozi mushyashya ariwe witwa Ritard Capitaine Ritard Colonel Mugisha Vincent. Urumva ko ariko bigomba kumera. Rero ubu ngubu Ritard Colonel Mugisha Vincent niwe ari umunyamabanga w'ikipe, aho ajya gutanga inshingano. Twizere ko ibibazo APR yamaze iminsi byabihota bikiranuka, ko byari ibibazo bikomeye cyane kugira ngo ikipe ibeho nta munyamabanga ifite. Ikipe byinshi biba byapfuye, ikipe irimo gukora nta munyamabanga ifite. Umunyamabanga urebwa n'ikipe buri munsi, kandi ikipe igira akazi kenshi. Burya n'uvuga ngo ikipe ishobora kuba ifite n'amamiliyoni angana ati, ariko ibintu bigapfa nabi bigapfapfana kubera ko nta muyobozi uhari. Kuko mubizwe ko mu minsi ishize APR yari ifite abayobozi navuga ko batari buzuye, nabwo aribwo bayiriye bakayiba bakayirangiza, abashinzwe amafaranga bakayakoresha uko bishakiye, bakarya amatike, bakarya by'abakinnyi bigenewe abakinnyi bamwe bakabyitwarira. Aribwo umuyobozi wari uwayo witwa Richard nawe yaje kuvanwaho kubera ko babonaga ko ikipe yabigize tereriyo. Ubwo rero nibwo bazanye umuyobozi mushyashya ari Brigadier General Deo, ariko nawe bikaba bigaragara ko akiri mu nshingano z'akazi gasanzwe. We ntabwo ari Ritard, aracyari umusirikare, urumva ko agifite izindi nshingano arebwa asabwa kuba yuzuza.
none ikaba ikipe nta SG yagiraga, urumva ko nabwo akazi kaba kapfaga ari kenshi. None ngo bakaba bakizaho rero SG Retired Colonel Mugisha Vincent. Retired Colonel Mugisha Vincent ni umuntu usanzwe ukunda ikipe ya APR cyane, akaba umuntu ukunda imikino. Kuba wenda retired bizashoboka ko akazi azakora neza kuko nta kizaba kimubuza, ko buriya byose bipfa kuba umuntu afite inshingano nyinshi. Iyo aje kuba leta, yaje kuba SG w'ikipe, umunyabanga mukuru w'ikipe, akaba nazi inshingano agisabwa zikomeye mu gisirikare, akaba ari retired, ndakeka ko ibintu byinshi azabikora akabisoza, kandi ikipe wenda zahita ziza. Tubibutse ko APR ngo mu mikino 3 ya champion imaze gukina umukino umwe, yakinye ikipe ya Gicumbi ikayitsinda bigoranye cyane. Mu mikino ya CAF Champions League yari yakinye, yamaje gusezererwa, yamaje gutsindwa imikino yombi ibitego 2 ku mukino ubanza, 3 ku busa mu mukino wo kwishyura 5-0. Urumva ko ikisigaje kwibanda ari imikino mu gihugu gusa. Iyo mikino mu gihugu rero ikazasukurwa nyuma y'imikino y'amakipe y'ibihugu, aho mu ikipe ya APR hahamagayemo abakinnyi 6. Tuyifurize gukomeza gutera imbere kandi noneho uko ibonye umwese